wambara inkweto bwa mbere byari inkweto byatwaye igihe byatwaye imyaka nabyo ibumoso ukayishyira iburyo ukayishyira wagenda bikakunanira ukazihambira ku nkono ukazitwara ku nkono ukigenzereza ibirenge byawe nawe byakubayeho se wagera ahantu hari amazi n'ibyondo ukazikuramo ngo utanduze inkweto hari igihe kigiye wambara umwenda wa mbere umwambira wa mbere umwenda kandi hari imyenda yitwaga burusu w'umweru ukabanza ukafata amavuta y'inka ukawusiga ngo niho utazacika wari uruse zirikana gusiga umwenda warawumesaga se reka da hari ukuntu abasore ubundi bafite amashagaga bakunda abakobwa wowe wari umeze ute ari basogokuru bakundaga abakobwa natwe twarabakundaga abazungu bakaturusha nuko ariko bakatwigisha Bibiliya bati ni icyaha bikadufasha hakaba ubitsinda hakaba uwo bitsinda bakatwigisha bati nusambana ujye uza wirege tukajya kwirega bati ntuzongere tukagenda ukongera ukabikora ukajya kwirega bati ntuzongere ni nk'uko bimeze ubu byageraho bakabyihorera wowe ku giti cyawe byari bimeze bite narabigize igihe kiragera ndabireka wabiretse ryari nabasha ko ari urugamba se wavuga ngo wabiretse mu munsi umwe bakabeshya ngo narokotse kuri iyi tariki barabeshya urugamba rero rwanyu umunsi umwe nabirwanye igihe kirekire igihe kiragera ariko ndabinesha ni iki cyari cyarakubase cyane kurenza ibindi byose inzoga umusore utanyoye inzoga asaba ari umuntu umusore utarwaye imitezi asaba ari umuntu navutse abazungu bamaze imyaka mikeya badutse mu Rwanda ubwo amafaranga ya mbere yakoresheje iki amafaranga ya mbere nakiraga ni ukugura umwambaro gusa andi ukayabika andi nkabaha data akigurira amayoga agaha n'abandi bene wabo ntacyo kuyakoresha twagiraga imyaka yari ihari amata yari ahari byose bihari inzu tuyifite mbese ufite byose dufite abagaragu badukorera amafaranga ukabura icyo yakoresha iki gihe bwa mbere wambara umwenda hari ryari bwo byari bimeze gute natangiriye mu ruhu n'impuzu mbivamo ndabijugunya noneho ngura umwenda igihe kiragera ngura n'ishati hari igihe kigiye wambara umwenda wa mbere umwambira wa mbere umwenda kandi hari imyenda yitwaga burusu w'umweru ukabanza ukafata amavuta y'inka ukawusiga ngo niho utazacika wari uruse zirikana gusiga umwenda warawumesaga se reka da nuko bukeye mwarimu akajya twigisha kumesa tuva muri ibyo byo kwambara nabi twambara neza ukagira umukenyero ukagira n'ishati ukagira n'umwitero iki gihe umwenda wa mbere wawuguriye hehe mu Nyanza mu Bahindi hari Abahindi n'Abarabu uwo mwenda wambaye ubwo wari umwenda ki witwaga burusu yari kabutura kabutura kambara kabutura nta ikabutura yaje kuza hanyuma iki gise yari burusu bona kenda na kiti ukagakenyera ukitera kandi imyenda y'umweru mbwira rero iki gihe utambutse mu bandi wambaye umwenda abandi wenda baracyambaye impu cyangwa nta n'ubwo cyane abatagiye mu ishuri wumva gutara umuntu numvaga ndi umuzungu baravugaga bati mwene kanaka ni umuzungu yambaye nk'abazungu ugatambuka nawe ukumva ntusanzwe cyane bikantera ishema
kandi nkubitiyeho no kuba mwarimu nigisha abantu. Icyo gihe ubwo urumva muri wowe wiyumva gute? Wiyumvaga uri umuntu udasanzwe koko? Numvaga ndasanzwe, numvaga nkomeye. Nguko rero uko ibintu byacitse, umuzungu aguhaye ibyo utari ufite, ugatangira gusuzugura shobuja. Nguko uko ibintu byatangiye gucika, kuko abantu bakavuga bati kanaka umwana we yagiye mu mashuri ariga, none dore uko ameze, arakomeye, ameze neza, afashije iwabo. Ariko utagiye kwiga, dutangira gusuzugura ibyacu by'i Rwanda. Nawe byakubaye watangiye gusuzugura cyane iby'iwacu i Rwanda? Dusuzugura iby'iwacu i Rwanda kuko umuzungu azanye ibi biruta, kandi umuntu akunda kujya mbere. Nguko ibintu byatangiye gucika. Abana bata umuco w'ababyeyi babo, twigana umuco w'abazungu, twubaha abazungu, kandi batwigishaga gusuzugura abategetsi. Dutangira gusuzugura umutegetsi, kandi umutegetsi ntari bukuvuge, uravuga umuntu w'umuzungu akamunyaga. Nguko ibintu byatangiye gucika. Umuhutu w'inyuma wagiye mu ishuri, shebuja yamureba ahinduka nka mugenzi we. Nguko aho ibintu byatangiriye gucika, umuco w'i Rwanda ugenda ushira. Ni nko kwigisha urubyiruko rwa none ngo rubwire umuco w'i Rwanda. Umuco w'i Rwanda se barawuzi? Ntabwo umuntu abyumva cyane. Icyo areba ni urufaranga. Natwe twarebaga ugiye mbere, ikigiye mbere, ikigushyize mbere, ikiguteje intambwe. Wambara inkweto bwa mbere, wambara inkweto bwa mbere byari inkweto byatwaye igihe, byatwaye imyaka nabyo. Ukambara inkweto zikakwicira amano. Ubundi wagiraga ibirenge byiza n'amano meza n'inzara nziza, ukabyohagera ukabisiga. Umuntu yambara inkweto kuko zica ibirenge. Ariko y'amajyambere ya kizungu tujemo, igihe kiragera turazambara. Ntube iy'ibumoso ukayishyira iburyo, iy'iburyo ukayishyira, wagenda bikakunanira, ukazihambira ku nkono, ukazitwara ku nkono, ukigenzereza ibirenge byawe. Nawe byakubayeho se? Wagera ahantu hari amazi n'ibyondo ukazikuramo ngo utanduze inkweto. Kandi izo nkweto twambaraga ni pantufure, si inkweto izi ngizi zisanzwe. Twa pantufure twamesaga, nta masogisi. Iki gihe urumva bitabaga, byitwaga kujya mbere, byitwaga amajyambere. Naze ubwo warabikoze, wafataga inkweto ugashyira ku nkoni, ukagenda uzitwaye ku nkoni n'utugozi twazo, wageraho uvuye mu byondo ukongera ukazambara. Mbese waje kubimenyera ryari? Bitwara igihe, byatwaraga amezi, imyaka kugira ngo umenye gufunga ikaruvani. Reka da, tukagira umuhanga ushoboye gufunga ikaruvani akayigufungira, ukayibika ifunze. Noneho wajya kwambara ukakurura, ukinjiza mu mutwe, ukongera ugakurura, kuko ntiwabaga uzi kuyifunga. Cyangwa ukamugenderera ukamusanga ngo ayigufungire. Agufungiye karavani. Mbese ubwo urumva iki gihe wambara inkweto hari mu mwaka nibwo ubyibuka? Ni muri za 35 no mu 38. Urumva wari ukuze? 39 nari nkuze. Ariko ntarashaka nkiri umusore. Ukiri umusore se ubwo urumva hari ukuntu abasore ubundi bafite amashagaga, bakunda abakobwa, wowe wari umeze ute? Ari basogokuru bakundaga abakobwa, natwe twarabakundaga. Abazungu bakaturusha nuko, ariko bakatwigisha Bibiliya bati ni icyaha, bikadufasha
hakaba ubitsinda hakaba uwo bitsinda bakatwigisha bati nusambana niwiba ujya uza wirege tukajya kwirega bati ntuzongere tukagenda ukongera ukabikora ukajya kwirega bati ntuzongere ni nk'uko bimeze ubu byageraho bakabyihorera wowe ku giti cyawe byari bimeze bite ariko hakaba ababa abakirisito bakaba abakirisito koko n'ubu mvuga nti iyo Yesu azi icyo gihe najyaga kujya mu ijuru narabyakiriye nakiriye ubukirito mba umukirisito cyane nibyo byatumye ngenda ndetse mba pasitoro nabaye pasitoro muri 51 hashize imyaka nk'umunani ndongoye. Uyu munsi ufite imyaka 98 wavutse mu mwaka w'1922 uracyafite imbaraga ibintu bikesha iki muzehe ubu ngubu umuntu agira atya agakenyuka cyangwa akaramba akazasaza ariko hari ibintu twikururira gukenyuka burya umuntu niwo byikururira hari ibintu bitatu bitera umuntu gupfa nabi inzoga ntazo wigeze unywa nayo ndayireka nyiretse kubera idini nicyo shimira Imana inzoga tutarava ku nzoga kwireka ntabwo byakugoye iyo ufite Yesu se hari ikikugora Yesu arakubashisha ariko nta hantu muri Bibiliya bavuga ngo mureke inzoga ubuse Bibiliya se ntabwo nyizi neza ngo irakubaganisha ikigutera gukubagana shahu bakubujije ngo ukireke ubwo ntiyikubujije ngo irakubaganisha gukubagana nawe waje kwireka icyo gihe ahubwo hari aho bivuga ngo ntukanayikoreho kuko ntikuburiza inzoga kuko ari inzoga ni kuko igutera gukora icyo utashakaga gukora. Yego icya kabiri yakubuza gusambana bitakubujije inzoga Imana ntuzi yuko gusambana n'inzoga biva indimwe. Yego ni uri umwana urabizi se biva indimwe akayoga n'ubusambanyi none rero inzoga itabi kugira ibitekerezo byazonzwe n'abagore icyakane urwangano ibyo byose nta na kimwe wagize narabigize igihe kiragira ndabireka wabiretse ryari nabasha ko ari urugamba se wavuga ngo wabiretse mu munsi umwe bakabeshya ngo narokotse kuri gitariki barabeshya urugamba rero rwangu umunsi umwe nabirwanye igihe kirekire kiragira ariko ndabinesha. Ni iki cyari cyarakubase cyane kurenza ibindi byose? Inzoga warazinywa gukazihamya kweri cyane umusore utanyoye inzoga asaba ari umuntu umusore utarwaye imitezi asaba ari umuntu umva iby'isi kandi ntubasha kubinesha. Yego kere kugeza Yesu icyo gihe Yesu yaraje arakubwira ngo oya ntiyambwiye nabisomye mu gitabo muri Bibiliya ndamenya ko inzoga ari mbi menya ko gusambana ari bibi kwangana ari bibi bitaba ari bibi. Icyo gihe wahise uhindukira uvuga ngo ikintu cyitwa inzoga ndaziretse ndakiretse rwose pe n'ubusambanyi nyiretse cyane. Ubwo icyo gihe urumva wabaye umusore waciye ibintu nawe wabaye umusore wari waraciye ibintu umusore wa Satani se tabaye ubu uri umusore se utamuritse imitezi se nabaye mu gihugu kimwe nta musore wajyaga kunywa inzoga hamwe n'abandi mu bagabo kereka muritse imitezi avugaragaza ko ari umusambanyi. Ni ko ari umusambanyi. Nawe se byakubaye ibyo bintu muze wese wasambana ukabona kurwara imitezi ariko Imana yarebaga imbere yanjye aho ngana ikandinda. Icyo gihe umaze gukizwa rero wigeze usaba imbabazi b'abakobwa wenda waba warakubaganiye?
mbasabira iki imbabazi umva wari warabakubaganiye areba imibereho yawe akibwira aturiya nta kintu nkanjye ntibyakugoye bigora se kuki iyo ufite Yesu ntibikugora kandi imenye bari urabashaka wiki nabo bazirwaneho ni ihene se ni inka si abantu ko jye se nabimenye niki kibi muri si uko ndi umuntu niki kibi muri iyo myaka wakoraga ukavuga ngo harabaye ntihakabi niki kibi muri iyo myaka wakoraga ukavuga ngo harabaye ntihakabi nakoraga ibibi ndeka ibibi nicyo gusa kandi rero iyo ufite Yesu urabireka kuko iki gihe n'umusore mwiza abakobwa y'icyayi bakakunukira ugasanga ni umunuko abaguhumuriraga inzoga ugasanga ni umwaka hari ukuntu bavuga ngo ibyaha biraryoha we ntabwo byigeze kuryohera byarandyoheye igihe kiragera birarura icyo gihe byakuryoheraga rero byakuryoheraga gute niki cyakuryoheraga cyane narabikoraga none se icyo ukunda bugira ute uragikora icyo wanga ntugikora kereka ugize urwangano ukabyanga ugize urwangano ukabyanga ariko reka nkubwire abantu bari kwinshi uzi ko hariho abantu b'imfura badasambana uzi ko hariho abantu b'imfura anywa inzoga ariko ntasinde uzi ko hariho abantu b'imfura batagira urwangano ukamwanga ariko akagukunda ngiye imfura cyane ntiyandarare Imana yaramfashije sinigeze nandarara kwandarara niba wumva icyo kinyarwanda umaze kuba pasiteri ngo wabaye nta makemwa wabaye mutagatifu sinabaye umutagatifu ndageragezwa ngatsinda nta kintu wigeze ukora uri umupasiteri ukumva uricujije uyu munsi wicuza ko ndabikubwira suri Imana ndabikubwira uri Imana icyo nkubwiye Imana yarambashishije nsinda uko nabaye mbundi umva iryo jambo kundi hari ukuntu nigeze kumva uvuga ko wicuza zimwe mu nyigisho watangaga nkigisha bitari byo kubera iki ubujiji bw'umuntu ntabwo se ukora ikintu kwicuza se ni iki niyo wakoze ikintu wibwiraga ngo ni cyiza ndicujije nibwiraga ko ari cyiza kumbe namenye ko ari kibi hari ibyo nakoraga nibwiraga ko ari byiza ibyo nibyo byita kwicuza Imana yo ntiyicuza kuko izi byose ugakora ikintu wibwira ngo ni cyiza ejo ukamenya ngo ni kibi ibyo ngibyo nibyo rugamba ugenda unesha ugenda umenya icyo umenye ukacyepura yego ujye mu modoka ku nshuro ya mbere hari ryari byari bimeze gute nagiyemo bwa mbere muri 75 niwo umwana wanjye yayinyigishije kuyigenza kuyijyamo bwa mbere ujyemo kuyijyamo bwa mbere nayijyemo muri 33 ibyo bimeze gute niki umuzungu yangeze muri kamyoneti nicaramo mfata inkoni twageraga inkoni tuwagenda gutitwaje inkoni mfata imbaho izindi fata inkoni twageze iyo tujya nenda gupfa meze ntya umva bimeze gute se numvaga nicuza icyatumye nyijyamo mfite ubwoba ngo ndapfa wumvaga isereri narakebuka nkabona ibiti birirukanka
nkagira ntya gusa nkareba aha gusa ugatusubizayo nakebuka nkabona birirukanka biraza kungwira nicyo kibazo cyo kugenda mu modoka bwa mbere ntureba hanze waje kubimenyera se gusoza amahoro ugenda umenyera ubwo muzungu ntabwo agusetse se mfu babonaga se turi abantu fiyansekaga nibo bose bari nkanjye yabonaga tutari abantu bari barashobewe bati kumbe tubana n'ibikoko twibwira ngo ni abantu iki gihe ntabwo watatse se ubwo oya ihagurutse itsinda kuko nabyo wumvaga wishimiye kugenda mu modoka n'ibyishimo byabaga bivanze n'ibibazo wasohotse bwa mbere mu Rwanda ryari muri 60 byari bimeze gute Rudahigwa amaze gutanga ngira umugisha abazungu bari baragennye n'ubundi ko nzajya kwiga muri kaminuza bahera ko bashakira pasiporo ababirigi nibo batangaga pasiporo ababirigi bifuza kubona yuko umuntu ufite influence ku bantu agiye bampa pasiporo ni yanjye n'abana bakuru tujya kwiga muri kaminuza muri Zimbabwe urumva byari ibintu bikomeye cyane nibwo nasohotse mu Rwanda narugarutsemo muri 9 na 7 uyu munsi ugiriye nk'inama eshatu umuntu uri kuri ino si kugira ngo ayibeho neza wubayeho imyaka igeze kuri 98 uyu munsi ni ufite kugira ngo ayibeho neza atanduranije naramuka wenda natabarutse azatabaruka amahoro asiga umurage mwiza ubu umuntu uriho n'ufite Yesu mu bwonko kuko iyo udafite Yesu mu bwonko haba hari Satani hari kamere ebyiri hari kamere y'Imana ikakujya mu bwonko hari na kamere ya Satani ikakujya mu bwonko ufite Yesu mu bwonko bwe n'uriho nta wundi mbese uramutse ugize gutyo ugasanga abantu bajya bahakana ugasanga nka Yesu ntabwo yabayeho ugasanga ijuru ntabwo ribaho wabigenza gute muze ntibishoboka iri juru sureba ryariremye ni ukuvuga ngo nturiho kandi uriho wariremye se wireba hirya no hino irebe wabayeho ute ntabyo nzi hari ubwo se wavuga ngo ngize nkabona ntariho uzibona upfuye ariko hapfuye wariho niki kikubabaza mu rubyiruko rw'iki gihe ikintu kimbabaza nuko batazi Yesu Imana ifite ibintu 7 biyiranga ntabwo bizi ntabwo babizi dukunda kuvuga ngiki kibazo kimbabaje ubu nicyo nigisha Imana ifite ibintu 7 biyiranga ukayigisha Imana ukayivuga utazi ibyo bintu 7 namenye ibintu 7 biyiranga bu nibyo nigisha nibyo nandika mu gitabo ndiho nandika padiri akabaha akigisha Imana atayizi abanyarwanda bari bazi Imana kwiriho ariko batazi yariyo ntabwo twayizaniwe n'abazungu kuko umuzungu ntiyakuremye umuzungu yaremwe n'Imana nawe waremwe n'Imana kuba mudasa ni ibintu byazanywe n'ingaruka y'icyaha ariko ufite mu maso hawe intoboro ndwi n'umuzungu afite indwi ibyo byose nasanze narataye igihe wari ugeze ku kintu nyakintu ushaka wataye igihe uzashaka umwanya ugaruke cyane rwose nataye igihe ngo ndi umujyanama wa Rudahigwa se ko yaremwe n'Imana naramuremye yarandemye se yabashaho we wari ugeze ahantu ufite ibintu intoboro ndwi mu maso n'umuzungu afite zingahe 1 2 3 4 5 6 7 ibyo wari ubizi
ufite iminsi 7 y'icyumweru mu maso hawe bikavuga ikintu gikomeye n'umuchina n'impunyu 7 n'umubare ukomeye 7 n'umubare ukomeye mu maso h'umuntu uzi umuntu wabinyigishije ni umupare wo muri Tanzania agasaza nagiye mu materaniro makuru kwigisha muri 76 ngira ngo nuko ako kagabo nagakinya kigeze kugira intambara y'abapare barwana n'abazungu ibintu biracika ati uziko isabato iminsi 7 y'isabato iri mu maso hawe ntisimbizi ntabwo nari imbizi n'ukuri basanga ni 7 none Gerard reka tugereza ariko ndakuraritse uzagaruke tugere ku kintu nyakintu nabyo ibindi twavuganye byose ni imfabusa nzagaruka